ntukirya ntukinywa reka ntugitera ipasi ntugisokoza warajagaraye reka Gabi yabaye Gabi muri uru rugo reka bapfuye bapfe ngiye nakubeshye kwiyakira byarananiye umukobwa wawe naramukundaga cyane ku buryo utabasha kubyumva none se mwana wanjye twese ko ariyo tujya byarakunaniye ngo bigende gute n'ababeshye rero mama kubona undi mukobwa umeze nk'uriya wawe byaranze amugira inama nakugira ayo mafaranga arindira bazayamuhe urumva nejerega azajya kuyazana wiba ikigoryi rero wibura ubwenge ayo mafaranga uzayaterure wigira si uko ko mana yanjye kubera cyemeye ko ibintu bibaho kubura umuntu nakundaga koko umukobwa nakundaga kuruta uko nkundamo none akaba nsize muri iyi si njyenyine gusa nsigiye ndi sinzi nimba nzabasha kubona afite Gabi gusa niyahure musange bigenze gute yari ibyishimo byanjye yari umunezero wanjye yari kimwe cyose kuri njye none aragiye aransize koko Kenny ese bite byawe ni byiza none se ko mbona wigunze wicaye wenyine habaye iki ko mbona ibitekerezo byawe biri kure mama arebye ntacyo kandi nsanze wigunze mbona ibitekerezo byawe biri kure nubwo wari wicaye hano ariko ibitekerezo byari bigeze mu mahanga urebye nyine ni uko nari niyicariye ahangaha ngira nyine numvaga nshaka kuba ndi njyenyine nahunze urusaku rwo mu nzu nta kindi ntukajye ujya wenyine iyo uri wenyine ntabwo biba ari byiza iyo uri wenyine bituma utekereza ibintu byinshi bituma utekereza ibyahise kandi ntabwo biba ari byiza erega ntabwo ari byiza kwibuka ibintu biba byarahise nyine urebye erega nta ntibikaze nyine na urusaku rwo mu nzu rwa biriya televiziyo mwarebaga numvaga muri njye nyine bitameze neza mpitamo kuza kwicara hano hanze nanifatira akayaga muri miliyoni 120 ziri hafi kuza ejo bundi kuwa gatatu bazaba miliyoni 30 no ariko izindi zo bazazizanira rimwe nyine urumva ntabwo yaravuze ngo ntabwo yose yahita yabonera rimwe igiye kuba atanze make miliyoni 30 izindi miliyoni zingahe zisigaye azazizanira rimwe ibyo bifaranga byose bize bibi byanjye yes ni ukuvuga ngo noneho miliyoni 30 ejo bundi nzazikuzanira ayasigaye nayo nzayazana mu kiriya cyumweru cyangwa se tuzajyane kuyafata wenda kuri banki urumva ko noneho ibintu bigiye kujya mu buryo noneho ndi kubyirukamo rwose ntari kugira ibaze ko n'akazi kanjye ndi kukica ariko biriya bintu nkabyirukamo umva ndagushimiye mbaye ngushimiye rwose uri umuntu mwiza kuba uri kunkurikiranira icyo kirego nanjye barani nka bashiki banjye kwiruka mwa biriya bintu si uko mvuga uti wenda kano kanya nta nyungu wenda mbifitemo nyinshi ariko basi nkafasha kandi mukomeze kwihangana ni ukuri ndagushimiye nese ubuza abantu ukabura n'ibintu byose cyaba ari ikibazo nyine ntacyo nibura urakoze pe noneho nanjye nari ndi kwihuta nuko nari ngize ngo manze nkugeze ayo makuru mbwire ko ejo bundi nzayazana cyangwa nzaza kukureba tukajya kuyazana reka mbe ngiye ubwo ndaza gukugisha numva ukuntu bimeze ngo nawe musigara amahoro gusa mukomeze mwihangane nabyose numva mu mutwe ndya sinkwigije imbere ariko yewe mwana wa ugereye amahoro ugira urugendo rwiza kandi rwose rw'umubigemo rwose nzaguhema musigarane amahoro y'Imana yego nawe ugenda ndi pe yewe ngiye gukira ndi umukecuru ntabwo napfushije bwose ariko ibyo bifaranga ndi kumva menya umuntu atabishyira no muri iyi nzu ngo bijyemo
byasaguka. nyamara mwana wanjye ushaka wasubiza umutima inyuma ugasubiza umutima impembero ugatekereza ukareba imbere hawe hazaza ukareka kureba inyuma hashize. Ibibazo bizahoraho kandi no gupfa abantu bazahora bapfa. gusa mama ayo magambo yose uri kumbwira n'ayiki nuko naje kwicara aha ngaha se mfata akayaga basi. Oya nuko nzi ko nta kindi kintu uri gutekereza muri iyi minsi. Uri gutekereza Gabi, uri gutekereza urupfu rwe, nta kindi kintu. Ariko wabonye amafaranga yose washoyemo mu ishyingurwa rye? Warayabonye Kenny? Ariya mafaranga n'amafaranga menshi. Mama nawe rwose reba ururabo rwonyine wajyanye. niwe buri kunsubiza. Wabonye ruhagaze amafaranga angahe? Ku muntu wapfuye n'ubundi aba yapfuye, biriya byose watanze n'ibyiki? none se urumva nareka gutekereza ku muntu twakundanaga? uzi ko ukuntu uri kubivuga cyangwa ukuntu bifata wajya ntabwo nigeze nkundana nabo. Yewe mana yanjye we, gihe rero burareka nkubwire mwana wanjye, hariya hantu nabonye waranasesaguje cyane. Ni ukuri narasesaguje. warasesaguje? kuba naraherekeje umuntu nkunda nkamukorera ibintu byose nari kumukorera mu gihe twari kubana nibyo twakora nasesaguje. No, umva icyo nkubwira, uwahambwe VIP n'uwahambwe bisanzwe bose ni ugushyingurwa, byose ni ugupfa no gupfa, ntawe uzagera ikuzimu ngo agaruke. Ubu se wakubwira ngo ujye kumureba we wamubona? none se mama kuki bamwe bubaka inzu nziza abandi bakubaka imbi? ni ukubera iki? ni uko baba bakiri ku isi muri ubu buzima, iyo nzu uzayimusuramo ukabona ko aba heza. ariko se uwapfuye uzajya kumusura mwirimo? Umva mwana wa, va ku giti dore umuntu. Kevin niwe wawe, namuguhitiyemo kuva kera. Yego nginde Kevin ngirye ijambo niwe wawe. Madame none ibintu bigiye kujya mu buryo baza ngo gute? wari uzi ko ya mafaranga ya Beatrice ejo aribwo nzajya kuyazana? Yego niwe mukazana nifuza, niwe nkeneye. Ugomba kurongora Kevin byanga bikunda, nta n'undi mukobwa ugomba kugaruka mu buzima bwawe. Kevin niwe ugomba kukwibagiza agahinda n'umubabaro. Kano kanya nkaba ndi kwibaza ngo nta mafaranga, noneho namubwiye ko bagomba kuma miliyoni 30, sibyo? muri miliyoni 30 nkazayamuha kuwa kangahe? kuwa gatatu. ariko amafaranga nzajya kuyafata ejo yose hamwe, nta nubwo ari miliyoni 30 gusa, miliyoni 120 zose bazahita baziguhera rimwe se cyane. noneho ariko nzi nkaba nshaka iki kintu, amafaranga nshaka kuyamuha amaze kuyabyazamo umusaruro. icyo kintu uracyumva gute? none akantu uri gutekereza aho ngo ni kubyumva, ahubwo ngiye ikibazo mfite. ubwo umushinga wakora watuma atahita kuvumbura ko amafaranga ari gukoresha n'uwo, kuko urabona ushinze ikiduka ahita bimenya, cyangwa se ibintu by'ukuntu tubigenza muri ayo mafaranga yandi asigaye waguramo ikizu, tukaguramo inzu tukayigura nk'ahandi hantu hakure, sibyo? Oya ntabwo ari ugutekereza nawe imanza ureba hano hantu turi. umva umushinga ngiye gukoramo rero. N'iryo shavu ufite, ntukirya ntukinywa, reka ntugitera ipasi, ntugisokoza, warajagaraye. reka Gabi yabaye Gabi muri uru rugo. Reka bapfuye bapfe. noneho uzi ese undi ubona Gabi wo kwa Beatrice ari kumara iki? uzi n'ikindi ijambo nashaka kuzongera kumva mu mutwi yanjye ni irihe? ni uwo mukobwa ngo ni Kevin. Kevin va ku giti yewe dore umuntu. Kevin niwe mukazana, ariko reba uri mu nzira na Kevin mugendana. ndi mu nzira na Kevin turi yego reba mwicaye mu modoka we na Kevin nk'umugore wawe. reba bakazana bose birutsa kuba narahisemo Kevin wenyine. reba abuzukuru mwabyara we na Kevin uko bababaza, udukobwa n'uduhungu mukambyarira utwuzukuru. Kevin noneho uzi n'ikindi mama, njye nta nubwo nzongera no gukunda n'umunsi wa rimwe, kuko ibyo naboneye mu nkundo byo rwose sha mana ngo ntuzongera kugira gute? subiramo numve mu munsi wa rimwe ngo ntuzongera gukunda cyane. ubundi se urarindira ukunda ntufite Kevin ugukunda? urashaka gukunda ukunda ibiki? Kevin sinzi uzamushyira. nzamushyingira ke n'umuhungu wanjye. ngo uzamushyingira nde? wowe umuhungu wanjye nabyaye ukurikirwa na bucura.
ndabona ibyo nari umunze muri salo rero bikomeje kumurikirana. Oya ntega amatwi ugenda ubizi neza. Nongere mbikubwire mwana wanjye, Kevin niwe waguhoza ako gahinda wenyine, nta wundi mukobwa muri iyi si waguhoza agahinda. Nta nubwo wamana agahenge byibuza by'ibibazo nimaremo iminsi ndimo uri kuza umuruturaho ba Kevin. Ncuruza ibibanza, ngura ikibanza ukwezi gushira imiti nongera nyishyire ku isoko cyari kuko ibibanza birunguka cyane. Ibibanza kuko ubona umuntu uhita ukigura rero biragoye, cyatwe tuyashyize kuri banki. Icyo gihe nacyo batazamvumbura bavuga ngo ari amafaranga uriya mufuka bafite cyangwa se uriya muntu afite yakuye, ntabwo bazapfa kubimenya kubera ko nzaba ikibanza nta sosiyete ikibona, aba ari wowe na ta civile n'uwo wakiguze gusa, abandi bantu baba babizi ntacyo n'abagabo baba basigira kintu. Niyo nama ntacyo kandi ntabwo nabigura inaha ni ukujya mu Bugesera yego za Nyamata hose nabifata ako kantu ni mu byaro numva ako kantu ni niho hantu nyine rwose kano kanya ndi kumva ibintu bigiye kujya mu buryo. ntacyo ako kantu watekereje ntacyo gatwaye. Amafaranga ni menshi, ni menshi pe, ni menshi kujya muha, cyangwa se buriya nkuriya w'umuturage utazi ibintu by'amafaranga ugiye ukambwira ko ari 30 gusa baguhaye. Ibyo bibazo urimo niwo byitera, nicyo kibazo. Mwana wanjye ibibazo ufite niwe uri kubyitera. Wowe ugenda ukishyiramo abantu bapfuye, ukishyiramo ibyahise, warebye ibiri imbere ukareka kureba ibiri inyuma. Fungura amaso urebe mwana wanjye, ntago nkubeshya. Nyamara mwana wanjye umuhana avoye ntumuhana ajyayo. Ariko se mana yanjye we, ko mbona umwana wanjye Kenny agumije kubibamba, akaba yanze gukundana na Kevin. Ubu koko ibi bintu ndabigenza gute? Ubu se mama Kevin twasezeranye rwose, nkamuha isezerano ko ngomba kumushyingira umuhungu wanjye Kenny, akamubera umukwe, Kevin nawe akambera umukazana. None nkaba mbona Kenny yanze gukunda Kevin. Mana yanjye ndabigira nte noneho ko mama Kevin agiye kunshyira hanze kambayeho? Mana we, amenyo y'abasetsa arambonye pe. Uziko ariko namaze kumubwira ko yose bazayama. Okay. Undi yamubwiye ko ari 30 bazama. Nta kundi ntacyo. Wowe inyuma bakazazanira rimwe yose. Nari nabimubwiye. Nta kibazo ni iyo nama ni nziza, ngomba kubyitaho gute. Wowe ubyitaho ugira ushaka, wahamagara mu komisiyoneri se ahubwo kumva ko ari uburyo uzayazana utujya kureba icyo kibazo. Ndabyitaho nayabonye, ni ndacyabitekerezaho n'umvura. Ntacyo n'umushinga ntacyo utwaye. Yo Kenny, harya ni Kenny ni Kenny. Niko babivuga. Yo yeza kuzi komera cyane dizi. Yewe ni karibu. Yewe turaho wa mwana we, turaho by'iki gihe. Nanjye ubu naturutse ahantu nza rwose, ubu nananiwe kubera kugenda ahantu harimo urugendo rugoranye nyine. Ntabwo byabura mwana wanjye. Umeze neza ariko. Yewe ndaho tumaje kugenda twiyakira, urebye uko biri nyine ntabwo waheranwa n'agahinda, burya ntabwo aba ari byiza. Imana biriya bifite ikintu yabikoreye. Mama cyoma izi nkuru nje kuzibwira se cyagenda bitese kandi ko horo nzanira udushya buri irashimishije. Urundi ruhande mana ni ukunyanganya umuntu ariko nta nicyo bitwaye. byagenze bite? Subizi neza ko umugabo wanjye ari gukurikirana nta kirego cya Beatrice cy'ukuntu baba nawe babagonze. Ndabizi cyane. Ubu ejo azajya gufata amafaranga
umva ngo iki azajya kuzana amafaranga ariko ukaburankiranye yego kushawarika nkakubwira ariko ubwo umugabo wanjye njye niyo nama byaba ari byo umugabo wanjye yabwiye Beatrice ko ariko we yose bazayamuka ari 120 uzaha umugabo wawe yose bazayamuka ariko yabwiye Beatrice ko ari 30 bazaba bamuhaye andi bakazayamuhamira izo 60 na zikaba zizakora iki bakabashaka ko dukora umushinga wo kugura ibibanza nako njye numvise ari byiza ibibanza urumva umugabo wanjye noneho uko biri turi kujya mu buryo igihe mwahereye mushwana urumva utwo dufaranga agiye kubona two tugiye gutuma ugaruka ukabona ko ari umugabo mwiza akagushwa ngo mugure ibibanza ukabyemera none se ko atanshutse ngo yajyana ahandi ko ari njye aje kubibwira nubwo duhora dushwana ko ari njye aje kubibwira urabizi neza ko ibyo bibanza nabigura uzabisinyaho cyazabigura mu mazina ye wenyine njye nakubeshye kwiyakira byarananiye umukobwa wawe naramukundaga cyane ku buryo utabasha kubyumva none se mwana wanjye twese ko ariyo tujya byarakunaniye ngo bigende gute n'ababeshye rero mama kubona undi mukobwa umeze nk'uriya wawe byaranze yewe ibyo bintu rero bwaba ari ubujiji kandi turi mu gihe cyo kujijuka nanjye wamubyaye nkamushyira ku bibero nkamwonsa maze kwiyakira nawe ugomba gushyira umutima hamwe ukiyakira kuko ntago azagaruka urumva biragoye cyane kuko njye byarananiye ubundi se ko n'iwanyu bari baramwanze batamukundaga shahu uraguma kumutekereza ngo bigende ute mu rugo se ko batari kuzamuntungira urumva nta kintu byari bimbwiye ntabwo yambeshye ko biri kose igihe tuzabijyamo twembi n'ubundi nta kintu ujya umpisha urumva turi inshuti kuva kera amugira inama nakugira ayo mafaranga arindira bazayamuhe urumva nejerega azajya kuyazana wiba ikigoryi rero wibura ubwenge ayo mafaranga uzayaterure wigire mbabari rero oya pe ibyo bifaranga byose ubwo nabijyana ariko reka nkubaze reka mbanze urumva buri munsi uza kumbwira ngo mwashwanye mwarwanye ararakara akabyimba akamara ukwezi kose urumva nta kintu avuga utazi nicyo yabaye nta nikosa wamukoreye ubuza byimbanye iki nsubiza sha wiba umwana ariko ntabwo nata umugabo wanjye pe ndamukunda reba kari akagabo urumva kameze kuriya ni akabwa urumva ntacyo ntwaye mama ntacyo agutwaye ni akabwa kanjye mbabara niba ntacyo agutwaye iyo mwasereye iyo nama ungiriye ntabwo nayemera kamanze nk'urugero niba ntacyo agutwaye iyo mwashwanye uzunyereka amatama ngo yakubisemo inki uri kuza kubimbwira iki kandi arankubita ariko nyuma tukongera tukiyunga ntabwo nata umugabo wanjye none tugiye no kubona amafaranga none rero sinufite gahunda yo kugenda none ubu urumva ubwo faranga bugushutse erega icyatumaga ngenda kugenda nuko yankubitaga ejo akaza ayo mafaranga yabaye none urumva ayo mafaranga ubu yaje ambwira ko miliyoni zihari oya ntabwo nakwitera umugabo wanjye mbabarira ubwo uri kumva ayo mafaranga abonye ari yagiye kugushuka menshi pe agandura intekerezo wari ufite shamane nkubwiza ukuri sibyo urabizi si inkwanga uri inshuti yanjye ariko n'ubundi nahereza ibyo bintu uriya mugabo ni hahandi ibyo bibanza ushobora kubigura urumva wibwira ngo ari kumwe nawe kumba akabigura biri mu mazina ye wenyine uriya mukobwa twaruzuzanyaga buri kintu cyose niyo mpamvu nyine kuzabona undi muza nawe rwose byaranze no ku kazi nsigaye njyewe bikanga neza ibyo bintu bigiramo uruhare ugomba kuzicara ukitekerezaho ukumva kuko igihe cye we yakirangije ukamukura mu buzima bwawe kuko adateze kuzagaruka ariko se ko mbona uri mukuru waciye akenge ukarekana n'ibyahise koko ngiye nkugiriye inama genda wicare utuze urekane n'ibyahise kuko n'ibizagaruka ufate ibishyashya mwana wa ntago nkwanga sinaho kugutera agahinda ahubwo inama ndi kukugira ndi mukuru urumva ndi mukuru inama ndi kukugira uyubahirize rwose
kuko ubu njye nariyakiriye ubu namajije nyine kumenyera namenye neza ko igihe cyabo cyari kiriya biragoye cyane ariko nyine nta kundi njye birangora cyane. ihangane ukomere mwana wanjye. umukobwa yangiraga inama nziza yambaga hafi nyine wumva njye nawe turi kumwe nabonaga nzagera ku iterambere rirenze, ntabwo nitaga nyine ngo byo mumuvugaho n'iki, njye narebaga urukundo mukunda n'iterambere ryanjye nawe gusa, naho ibindi byo wapi kabisa. nicyo kinshengura umutima nyine kuzabona undi muntu tuzatujya inama nk'uko njye nawe twayijyaga, naho nta kindi mama. mwana we ndi kukumva cyane, ariko bibaye byiza wasubiza amerwe mu isaho kuko ngo ibyabaye ntibibayuka. ubu se mwebwe mumaze muri kugenda mubimenyera kuba badahari? yewe nubwo ngo ntawe umenyera kabi, ariko nk'umuntu mukuru uranyuze mu bintu by'impfu nyinshi, mba mbizi ko batazagaruka. majije kwiyakira, umajije gukomera, nawe ushaka ahubwo wakomera. nubwo bigoye nta kundi nyine nari mageze nyine ngo ndebe ukuntu mumeze. ndaho nyine nuko umuntu arebe nimba wenda hari n'icyo yabafasha muri ibibazo mwahuye nabyo. yewe nta kibazo cyane, urebye abantu bakomeje bamba hafi, nawe urakoze kudusura. ibyo biba bihagije, ahubwo genda urwane no kwiyakira mwana we. nanjye ubwo reka ntahe nyine mbafite ibintu byinshi byo gukora. yewe ariko disi urakoze kunsuhuza rwose, urakoze kundamutsa kibondo, oroshya nkwigize hirya, ugende wumva inama za mukuru rero. nta kibazo rwose, nyine ngiye kugenda nanjye bitekerezeho neza, mugane ndebe ko nashaka undi nubwo bigoranye. bitari mu mazina yawe, mudasinyanye mwese ngo nawe bigiraho uburenganzira, bitekerezaho kabiri.